Amahoro ya Yesu nabane namwe mwese mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese dufatanyije amasengesho. Mwebwe mwese mu gukurikira amasengesho ari guca kuri Pokeya TV. Imana mu ijuru baho umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ihaze kwifuza kwanyu kose mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 9. Turasoma duhereye ku murongo wa 40 na 41. Haranditse ngo abafarisayo bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Imana itubabarire cyane. Aya ni amagambo ya Yesu. Yusomye iki gice ahabanza mu gice cya mbere hakubwira uburyo Yesu yakijije umuntu wari waravutse ari impumyi. Uyu muntu rero ngo abantu baramubazaga ati, ese ni icyaha cye, ni icyaha cy'ababyeyi? Ariko Yesu arabasubiza ngo aho hose nta cyaha, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana ngo yerekanirwe muri we. Haleluya. Aha rero abafarisayo, kuko yari amaze igihe kirekire uyu muntu ari impumyi, igihe yari yakize ngo yari yakirijwe ku munsi w'isabato, cyangwa uburwayi yari afite bwari bwakize ku munsi w'isabato. Yesu rero we amukijije, ntiyamenyaye ko ari Yesu amukijije, ariko bukeye bongera guhura, bahurira mu materaniro. Aramubwira ati, dore wabaye muzima, ntuzongere gukora icyaha. Haleluya. Iyi mpumyi ubwo bayibazaga ati, ninde yakubwiye ngo wikorere uburiri ku munsi w'isabato? Ninde wakubwiye ngo ku munsi w'isabato, ninde wakubwiye ngo ukora ibiri uri gukora? Bantu b'Imana, dufite abantu dukwiriye gusengera batagira amaso y'umwuka. Hari abantu badafite amaso y'umwuka na gakeya namba. Ntabwo abantu bashimishijwe nuko umuntu yakize ngo inama ziraterana, baravuga ati nta kindi cyo gukora, nimuteranye inama tubanze tumenye. Uyu muntu ntabwo yakora ibintu nk'ibi ngibi, ntabwo bibaho. Ngo bagenzuye basanga nta muntu wigeze avura undi akoresheje ikintu bita ijambo Yesu yari yakoresheje. Baravuga ati, ubu butware nubwavuye ku Mana, nubwavuye ku bana b'abantu, byagenze bite? Ariko ubu butware bwari bwavuye ku Mana ishobora byose. Haleluya. Barya impaka baravuga ati, ibi bintu ntabwo ari umuntu w'Imana, uyu yica amategeko. Yica iki? Ariko Yesu ageze kuri aya magambo aravuga ngo nazanwe no guca amateka. Nazanwe no guca amateka kugira ngo abareba bahume, n'abahumye barebe. Yusomye 39 aravuga ngo Yesu aravuga ati, nazanwe mu isi no guca amateka ngo abatabona barebe, n'ababona bahume. Aba bafarisayo rero kuko yarababwiye iri jambo, nabo baramusubiza ngo, mbese ubwo natwe ushatse kutwita impumyi? Ushatse kuvuga ko natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, sibyo mvuze. Aravuga ati, iyo mubi impumyi nta cyaha muba mufite, ariko kuko mwibwira ko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Aba bantu barisabiranwa ngo n'uburakari, baravuga ati, ibi bintu ni ibiki? Bumva umujinya urabishe, bumva kamere irasamutse, urumva bibwiye n'abantu b'abayobozi. Ariko Yesu yari afite icyo avuze. Bantu b'Imana, ibya Yesu nibyo kwitondera. Bantu b'Imana, ibya Yesu ntabwo bireberwa mu mategeko gusa. Mwibuke mu Matayo mu gice cya 6 yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo sinaje gukura amategeko, naje kuyasohoza. Kandi aravuga ngo Abraham atarabaho, njye nari ndiho. Yesu rero ntabwo kuvuga ngo yabayeho ryari, yabayeho kuva ndiho, yahozeho uhereye mbere na mbere. Ariko yari yaje mu babe ntibamumenye. Yaje akora imirimo n'ibitangaza, ariko abantu bahuma amaso yo kutamubona. ku buryo na n'ubu hari abantu bagisigana bagifata umwanya wo gusigana ku bintu bya Yesu.
ukabura gusigana n'ibyaha ufite, ukabura gusigana n'ibiri kukurwanya n'ibiri kuguhiga na karande wifitiye, ngo uri kujya kwirirwa uburana ibintu by'amafuti ngo Yesu ngo ni umuntu nkatwe, ngo Yesu ngo ni intumwa nk'izindi. Ayo magambo uri gupfusha ubusa, ibyo wiri kuvuga bitagira icyerekezo. Ariko reka nkubwire, Yesu yazanwe no guca amateka mu isi ngo abareba bahumye n'abahumye barebe. Ndagira ngo ubwire ngo wibwira ko ureba nyamara uri impumyi. Ibintu bya Yesu wibwira ko ubizi nyamara uri zero. Yesu icyo akeneye ntabwo akeneye abantu mwirirwa muburana ibitagira umumaro. Uwo mwanya ufashe umwanya wo gusenga ukagisha Imana inama, ukavuga ati nyiyereka niba uriho, Imana yakwiyereka. Ariko hari abantu batazi icyerekezo namba, bahora ari impumyi, ku manywa ni impumyi, nijoro ni impumyi. Abo nibo Yesu yazanywe no guca amateka mu isi kugira ngo barusheho guhuma nyine ibyabo birangire neza neza neza. Ese mu by'ukuri yo ahantu uhagaze uyu munsi urahagaze he? Uhagaze mu bafite amaso areba? Uhagaze mu b'impumyi baburana amafuti gusa? Uhagaze muhe mwanya? Yazanwe no guca amateka mu isi. Ibya Yesu ni ibintu bidasaba kugira ngo uzane ubwenge bwinshi. Urazana ubwenge, ariko reka nkubwire, hari igihe kizagera ukavuga ngo iyo menya, kandi iyo menya iza nyuma ntabwo iza mbere. Iyo menya iza nyuma ntabwo iza mbere. Hari igihe uzagera ukavuga ngo iyo menya nkaba narakoze gutya, iyo menya nkaba naragenjeje gutya, ariko ntacyo bizakumarira. Igifite icyo cyakumarira uyu munsi ni ukugira ngo umenye Yesu abandi batazi. Igifite icyo cyakumarira uyu munsi ni ukugira ngo Yesu wongere umubwira kwiyereke, agusobanurira amayoberane ye. Ntukajye uyoboza ibintu by'umwuka umubiri ngo nuko wakoze ibi, ngo nuko wakoze ibi, ukitwaza icyo uri cyo. Ntabwo uzagira icyubahiro gisumba icya Mose wahangaye kubwira Imana ngo nyereke ubwiza bwawe. Ntabwo uzagira icyubahiro gisumba icya Daniyeli wajugunywe mu rwobo rw'intare, intare zikamutinya, ariko we bakujugunye n'imbwa zikaba zagushwanya gusa. Ukabuburana ibintu wasanze biriho basogokuruza. Iyo usomye igitabo cy'Abacamanza mu gice cya 6 kikubwira uburyo Abisirayeli bibagiwe Imana, bakorera izindi mana, ngo Imana ibahana mu maboko y'ababisha babo. Iyo utabona Imana, iyo ibintu by'Imana utabyumva, buryo uba wizanira umuvumo wo guhanwa. Zareba mu bantu bakunda kuburana mu bintu by'amafuti, nibo bahorana ibibazo, nibo bahorana intambara, nibo bahorana ibiki. Kuko nyine ni impumyi, bibwira ko barora, ariko si barora, ibyaha byabo bihora hafi. Bantu b'Imana, turi mu masengesho, ariko amasengesho turimo dusaba mw'amaso areba. Saba mw'amaso areba. Nubona umuntu yaduzweho n'icyaha, ntukamucireho iteka. Nubona abantu bari kuburana ibintu by'amafuti, jya utambuka wigendere. Niba ubona atari ibintu wabakiza, uvuge ati mugenzi iki kibazo gutya na gutya, jya wigendera. Kuko Satani afite uburyo bwinshi yazanye intumwa ziza zihakana Yesu. Yesu we ubwe niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ariko usanga abantu bari kujya baburana bakirengagiza iryo jambo. Iyo mirongo muzayikure muri Bibiliya, mubone mujye muvuga ngo Yesu ntariho. Yesu aracyakora uko yakoraga kera, n'uyu munsi niko agikora. Haleluya! Uburyo yakisaga kera n'uyu munsi nibwo ari gukiza. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere ushake Yesu. Haleluya! Iyo usomye ijambo ry'Imana ari muri Yohana igice cya 8 ugasoma umurongo wa 58, haranditse ngo Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha arasohoka mu rusengero. Nari nababwiye kuko Aburahamu atarabaho, niwe sogokuruza w'uru rugendo rw'agakiza. Atarabaho, Yesu yarariho. Yesu urimo umurebere mu ishusho yo kuvuga ngo yavutse ejo ngo kwa Mariya, ngo kwa mwene Yosefu. Uyu ni mwene Yosefu, nibibaho. Yaje kwihindura umuntu kugira ngo agucungure, kugira ngo aducungure.
kugira ngo tubeho tubone kutazapfa, tuzabone ubugingo buhoraho. Nta mukiranutsi upfa, umukiranutsi arasinzira. Abanyabyaha nibo bapfa, nibo bakinduka, naho umukiranutsi arasinzira. Igihe cyose Yesu yamuhamagaye abasinziriye. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo sinzapfa nzarama, nekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Nta mukiranutsi upfa ntihazagira ugushuka, ahubwo umukiranutsi agira ate? Ararama mu izina rya Yesu. Imana niguha umugisha, we wumvise iri jambo ry'Imana. Ariko se wowe ntabwo waba uri gusigana, nawe ukaba uri guhuma amaso, ukibwira ko amaso yawe akireba ariko yarahumye. Kadufatanye gusenga Imana. Aya masengesho ni ukuri turagira ngo azahindure ibintu byinshi. Aya masengesho agwa amaso areba, agukuraho uriya mwuka w'abafarisayo baburana ibyanditswe gusa, bakaburana amategeko ngo ntibubahirize amategeko ya Mose, bakaza bazana yavuga ngo ninjye muhanuzi mukuru, yavuga ibyo yakoze, ibitangaza yakoze, ngo ntabwo waruta ba Samweli, ngo ntabwo waruta ba Mose, ngo abo barabahanuzi. Ba Eliya, bakazana ibintu bya kera kandi abo ngabo niwe babakoreragamo. Imana itugirire neza kandi Imana itugwanirire. Bantu b'Imana, mureke gutinda ku bitagira umumaro. Bantu b'Imana, Satani niba mutari maso ari gukora, kandi ari gukora mu gihe kigoye, ari gukora mu gihe abantu bose bari mu gahuge. Mugakomera amashyi umuntu uvuze ibintu bitagira umumaro, mugakomera amashyi umuntu uvuze ibintu bitabaho, mugaserebura, mugashima, mukishimana nawe. Reka nkubwire, uyu mubiri uragushuka. Burya uyu mubiri kikubwira ko gushuka, uzarebe iyo wari uri muzima nta ndwara ntaki, ejo uburwayi bukakugeraho, uri kukurambika hasi nta mafaranga watanga ngo uzanzamuke, nibwo uzamenya ko uyu mubiri ugushuka. None uyu mubiri uraguteranya n'umuntu mutazirana, uraguteranya n'umuntu wumva amahanga menshi yubarariraga, yarakariraga amahanga yose, agategeka ku gihe cy'umwami ku gihe cy'ubwami, ku gihe cya Babuloni. Ijambo ritubwira uburyo ngo hateye ikibazo cyo kugira ngo abantu bashake ku gihe cy'umwami Nebukadinezari, ngo yashatse kurwanya Abisiraheli, ashaka kubagomera. Ashatse kubagomera, Imana iravuga ati mubyihorere nzabereka icyo nzakora. Ngo igihe kimwe yarateye, ngo ateye yibwiye ngo arabanesha, ngo ageze yaraneshwa. Baramubwira ati umva, Imana